ntabwo ari amateka yabo, ntabwo ari ahahise habo, ntabwo ari aho bakomotse, ntabwo ari aho bari kugana, ndetse ntabwo ari ubuzima bwabo bwimbitse tugiye kujya twinjiramo, ahubwo ni itandukaniro, ihuriro riri hagati yabo bombi uko ari babiri. Ba basitari twakuze dukunda, bya byamamare byaduhaye ibyishimo, ndetse n'ubu ngubu tukiriho tukavuga uti wawu, ese bahuriye kuki? Batandukaniye kuki? Iki ni ikiganiro ngiye kujya nkugezaho, kizajya kimara nibura iminota itageze muri 5 cyangwa 4, turebera hamwe ese ni iki abasitari babiri bahuriyeho, ese ni iki batandukaniyeho. Ntabwo tuzajya tujya mu buzima bwabo bwimbitse, ahubwo ni ukureba aho bakomoka, aho bari bungubu, imitungo yabo, ababakurikira, aho bashakanye nabo, abana babo bafite, ndetse n'umubano bashobora kuba bafitanye ubwabo ku giti cyabo. Ibi nta handi uzajya ubisanga, ni kuri M Kwiz Entertainment Group hamwe na Kwizera Elise. Nikaze kandi ujye wibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bizajya biba byaguteguriwe, kugira ngo bikugerereho igihe, ndetse ntunacikanwe, ubashe kuba tayari ku murongo wacu. Ndagushimiye cyane kandi ndabakunda cyane, ndakuraritse. Iryo gereranya rya mbere cyangwa se iryo tandukaniro n'ihuriro rya mbere ku icyo kiganiro ni ku itariki 14 Ukuboza 2025. Mureke dusohozanye umwaka tumeze neza ndetse tunishimye, turi no gusobanukirwa ko turi gukunda. Ndi kukwifuriza impera z'umwaka mwiza. Yeah.